Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza aho muherereye hose. Ngiye kubagezaho amakuru mashya nk'ibisanzwe. Ngiye kubabwira ko Cibitoke bahangayikishijwe n'inyeshyamba z'Abanyarwanda za FRN zikomeje kubacuza utwabo. Hashize ibyumweru bibiri abatuye mu midugudu yegereye ishyamba rya Kibira ya Gafumbegeti na Rutorero muri zone ya Butahana yo muri komini ya Mabayi intara ya Cibitoke bavuga ko bafite ubwoba bw'inyeshyamba z'Abanyarwanda bavuga ko ari zo mu mutwe wa FRN ngo zambura abaturage ibizitunga ku gahato. Barasaba kongera abashinzwe umutekano wo kwirukana abo bantu bitwaje intwaro no gufata abakorana nabo. Kuri iyi ngingo ubuyobozi bwa komini bwemeza ko aya makuru kandi bugaragaza ko bwatangiye gukorana n'inzego z'umutekano. Abaturage baturiye ishyamba kimeza rya Kibira mu midugudu ya Gafumbegeti na Rutorero muri zone ya Butahana bavuga ko bahora baryamiye amajanja batinya igitero cy'inyeshyamba z'Abanyarwanda mu mutwe wa FRN ngo zimaze imyaka igera ku 10 muri iri shyamba rinini cyane nk'uko iyi nkuru dukesha SOS Media Burundi ibivuga. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace bitangaza, hashize ibyumweru bigera kuri 2 uyu mutwe witwaje intwaro ugizwe n'abantu bavuga ikinyarwanda waka kugahata abaturage ibicuruzwa biva mu buhinzi. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano yemeza ko bamwe mu basirikare bakuru b'u Burundi FDNB bahora bahabwa amafaranga n'izo nyeshyamba kugira ngo babagezeho ibyo kurya. Ikibazo cyo kubura ibiribwa kiragaragara mu nyeshyamba. Kubera gutinya kwicwa n'inzara batangiye gushaka ibyo kurya mu ngo ku ngufu. Nk'uko byatangajwe n'umwe mu baturage bo mu mudugudu wa Gafumbegeti wahungiye muri komini Buganda ndetse n'umuryango, undi muturage wo mu mudugudu wa Rutorero uri hafi kugenda avuga ko atagishoboye guha ibiryo umutwe witwaje intwaro ndetse atagishoboye kwihanganira kuba uyu mutwe uraha kuko ushobora guteza umutekano muke ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Nk'uko amakuru avaho akomeza avuga ngo urujya n'uruza rw'izi nyeshyamba rwariyongereye nyuma y'uko hongeye kuvuka umwuka mubi mu mubano w'u Burundi n'u Rwanda. Amakuru amwe kandi avuga ko ingendo nyinshi z'amato z'izo nyeshyamba hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo byafashijwe na bamwe mu bayobozi mu nzego nkuru za gisirikare na gisivili mu Burundi begereye ishyaka riri ku butegetsi ngo izo nyeshyamba zifite gahunda yo kugaba ibitero mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda ziva mu Kibira, ishyamba rifatwa nk'ibirindiro byazo. Abaturage bibaza amakuru abayobozi ba gisivili n'abasirikare badatanga ibisobanuro ku mpamvu ituma izo nyeshyamba zibaho. Aba barasaba abashinzwe umutekano kandi kubuza abo bantu bitwaje intwaro guhungabanya ituze n'umutekano by'abaturage. Umuyobozi wa Mabayi yemera ko azi aya makuru kandi arateganya kubonana n'abayobozi b'ingabo bakorera muri iri shyamba rinini cyane kugira ngo iki kibazo gikemuke. Jeanne Izomporera arahamagarira abaturage kongera ingufu mu gufatanya n'ingabo baziha amakuru menshi kugira ngo bamenye neza izo nyeshyamba z'Abanyarwanda ziherereye muri Kibira. Abajijwe kuri iki kibazo, ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu makomini ya Mabayi na Bukinanyana yavuze ko hashize ibyumweru amarondo mu ishyamba rya Kibira yongerewe hagamije kwirukana uyu mutwe witwaje intwaro, ni mu gihe abaturage bo bavuga ko hashize ibyumweru bamerewe nabi. Amakuru yacu mashya reka nyakomereze hano mu Rwanda aho ngiye kubabwira ko Perezida Kagame yakebuye urubyiruko rugoreka ururimi rw'ikinyarwanda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye urubyiruko kurushaho gusigasira no gukoresha neza ururimi rw'ikinyarwanda haba mu myandikire n'imivugire yacyo, ibi birinda kukigoreka nkana. Ubwo yaganiraga n'urubyiruko rw'abakorerabushake barenga 2500 baturutse hirya no hino mu gihugu, Perezida Kagame yabanje kurukebura ku kugoreka ikinyarwanda. Yifashishije ingero z'amagambo atandukanye akunze gukoreshwa na rumwe mu rubyiruko, yagaragaje ko iyo habaye gukoresha nabi ikinyarwanda bihindura icyo uyavuze yari agamije kugeraho. Yabivuze muri aya magambo ati: "Mwese muzi ikinyarwanda, hari ikinyarwanda musigaye muvuga ntumva njyewe, reka aba ari byo duheraho tubiganire no mu nyandiko maze bihindura icyo umuntu yashakaga kuvuga." Yagaragaje ko hari ubwo usanga umuntu agiye kuvuga ntabwo, nko guhakana ugasanga avuze ntabwo ishobora kugira igisobanuro gitandukanye n'ibyo yashakaga kuvuga. Perezida Kagame kandi yagaragaje uko bamwe bakunze gukoresha inshinga guha no guhereza mu buryo bunyuranye kandi butari bwo. Yabikomeje avuga muri aya magambo ati: "Guhereza byavuye hehe?
ngo namuhereje. Oya, ntabwo bavuga guhereza, guhereza ni ibyo mu kiliziya. Ni namuhaye, yampaye, arampa. Ntabwo bavuga kumpereza keretse ibyo mu kiliziya. Yakomeje agira ati mu Kinyarwanda muzi ko mu muco wacu habamo inka, mwiherereye mujye mubisubiramo mubifate. Mu Kinyarwanda haba guhana inka, uvuga namuhaye inka cyangwa yampaye inka. Ntabwo wavuga ngo yampereje inka, ntabwo afite uko yayiguha. Ntimukajye muvuga guhereza, ibyo mujye mubivuga mu kiliziya mwagiye gusenga ku cyumweru. Perezida Kagame kandi yagaragarije urubyiruko ko rukwiye guhindura kuko rwangiza ururimi rw'Ikinyarwanda kandi rugize umurage w'Abanyarwanda. Yongeye kugaragaza uburyo bamwe bakoresha ijambo kurangiza no gusoza kuko usanga babivanga cyane ugereranyije n'amagambo bisobanura kimwe yo mu zindi ndimi. Yabisobanuye nabyo agira ati iyo uvuga ko akazi kakozwe kakagera aho kagarukiraga, uvuga ko akazi karangiye, karangira amasaha ya n'aya, ntabwo uvuga ngo kasojwe amasaha ya n'aya. Ujye mutandukanya gusoza ikintu no kurangiza ikintu. Yakomeje agira ati icyo mbivugira ni ibintu bibiri, ubundi iyo utavuze ururimi neza, icyo umuntu yasomye kiba gitandukanye n'icyo umuntu yashakaga kuvuga. Yashimangiye ko urubyiruko rurerwa kandi rugomba kunyura mu maboko y'ababyeyi, abarimu mu ishuri cyangwa mu maboko y'igihugu kibateza imbere mu murage n'umuco. Perezida Kagame ariko yagaragaje ko ku bahanzi n'abandi bantu b'ibyamamare bemerewe kuba bakoresha imvugo za gihanzi zishobora gutuma bavanga indimi. Yongeye kugaragaza ko Ikinyarwanda usanga gikubiyemo indimi nyinshi bitewe n'aho Abanyarwanda babaye mu bihe bitandukanye kuko usanga uwabaye muri Uganda avangamo Ikigande, uwabaye Burundi akavangamo Ikirundi ndetse n'uwabaye muri Tanzania akavangamo Igiswahili. Yabivuze muri aya magambo ati izo ndimi twize hanze cyangwa tuzi tujye tuzivuga ariko tuzivuge nkazo. Nitugera ku Kinyarwanda tuvuge Ikinyarwanda. Keretse ku bandi b'ibyamamare bafite ururimi rwabo, ibyo babifitiye uburenganzira, bashobora kuvangamo ibyo bashaka ariko ukamenya ngo ni iby'abasitari. Yagaragaje ko urubyiruko rudakwiye kumva ko abantu bose babaye abasitari mu mvugo, ahubwo bakwiye kuvuga ibintu uko bikwiye kuba bimeze. Si ubwa mbere Perezida Kagame agaragaza ko Ikinyarwanda gikwiye gusigasirwa no gukoreshwa neza uko bikwiye kuko mu bihe bitandukanye akunze no kubisaba abayobozi banyuranye. Njye ndi Jocelyne Uwizeyimana, mbashimiye uburyo mukomeje gukurikirana amakuru make ngenda mbagezaho, mbibutsa gukora like, subscribe, share na komenti kugira ngo mukomeze mukurikirane neza amakuru ndi kugenda mbagezaho.